Jewe Muhoza Jean Paul maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, yemeye nta gahato ko wowe n'Imenya Florence umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe n'Imenya Florence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Muhoza Jean Paul umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ndayisaba Steven, umwanditsi w'irangamimerere wa Mugesera, maze kumva Muhoza Jean Paul na n'Imenya Florence kanye imbere yanjye uruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko ubu Muhoza Jean Paul n'Imenya Florence bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya.